ubundi iyo shitani agiye kwica umuntu amwangisha abahanuzi n'abanyabwenge burya bayakora avuga ngo jya abahanuzi narabazinutswe burya uba wapfuye akakumenera inkingi yitwa ngo izabikomeza Imana ntigikora ntikitwumva yaratwihoreye mbega ugasanga afite amasengesho yanasenga nawe uri Imana ntiwanamusubiza ko arimo aragutonganya Mana nureba ntiwumva ntumbona igihe nasengese gusenga ni inyungu ze ntabwo impinduka zabaho hataraza yishurirwa haleluya so uyu mugabo yarabanje arase so yishurirwa rivahe mushumba yishurirwa rivahe biri mu bitabo the books ngo nasomye imizingo y'igitabo reka mvuge ku kintu cyitwa gace abadayimoni baravuze ngo please cast us not out of this territory baringize negotiation mushumba hari akantu gateye ubwoba hano baravuze ngo nudusore muri aka gace abadayimoni bagakuva mu gace nushaka tujugunye mu muriro hano mu nyanja hariko nituva muri aka gace we are used of this territory iki kirari nto tugitegeka ito tuyobora ubucuruzi bwa hano umva ibintu byo kwinginga ngo Mana ntabara Mana mfasha byararangiye iki ni igihe cyo gutondoma nk'intare hari umuntu avuze ngo ntabwo wabona umugabane w'intare ufite mu maso h'intama ariko kuko urebye abantu barara mu bihuru urebye abantu bahora bisinga hasi bigaragura abantu bumye iminwa wareba ugasanga ararwana n'icyo atazi aho giherereye ariko ngira ngo iyi ntambaro y'umwuka tumaze kuyisobanura Imana ibahumisha murakoze ishene y'ubutumwa bwiza channel turabashimiye cyane mvuze iyi channel kubera ko ari muri training harimo kajango iyi channel ariko tuhaye ikaze cyane kwa Rev NTAMBABAZI pastor Remit kugira ngo ubanze uhereze ikaze abantu bose bafitiye icyizere babaje kumva Imana mubaye noneho uhereze n'ikaze umushyitsi wose watuzanye ndabashubuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo mbabwira ngo Uwiteka afite ubushobozi ku ijambo afite ubushobozi mu gukora afite ubushobozi mu kubika kandi afite ubushobozi no mu kurinda kandi icyo nabonye cy'umwami twubaha ibyo azaguha ntabijyana kure wicaranye nabyo amen nafashije uba wicaranye nabyo ku ntebe imwe nabyo uwashaka kungisha mpaka namujyana mu gitabo cyo kuva ngo amazi ari kurura Imana ibwira Mose ngo ci igiti ujugunyemo kandi iyo ugiye kureba cya giti cyari gitunzwe na y'amazi arura hafi y'ikibazo babigisubiza kandi hafi Imana ishimwe cyane undi abakiriye cyane Imana ibaha umugisha kandi uyu munsi nabatumirije umugabo w'amateka umugabo ukomeye umugabo isi yose izi umugabo ufite ikirere cy'amavuta umugabo Imana yavuzeho ibikomeye kandi bigikorwa ndagira ngo nge ntabwo nshaka kumuvuga arivuga ubwe ariko mbere yuko yisobanura ngiye kumubabwira icyo nzi cyo uyu munsi twaje mu mwuka w'ubuhanuzi amen kandi atari ubuhanuzi bw'abano bana bw'abuhanuzi bureba imboga ngo dodo ngo kamambiri ngo inkweto twe twaje uyu munsi kuko aya mavuta nyamuzi guhanura ibintu biri hejuru amen ibintu bituma umuntu yaguka ndetse akarenga umupaka ko ni umukozi w'Imana wasizwe kandi nzi ko arimo arakorera mu gihe cye mu mavuta yo mu rwego rwo hejuru amen kuko hari ubuhanuzi muri iyi minsi usanga ngo Imana ikurinze umuyaga Imana ikurinze utuntu turi aho ngaho tudasobanutse ibintu Imana iguhaye kamambiri inkweto zo muri dushe mbega ibintu usanga ari nk'iby'abana iguhaye umuceri iguhaye twe turimo turajya mu kirere cyo hejuru rero ni umukozi w'Imana kandi ndamushimira cya kabiri ndamushimira ubwenge akoresha mu ijambo ry'Imana ikindi ubuhanga ashyiramo noneho akagira ikintu cyitwa urukundo urukundo ubundi ushingiye ku mavuta afite ntabwo yakwitabiriye icano yanjye yakagiye mu zindi zihenze kuko abamukeneye nibo benshi rero Imana iguha umugisha umukozi w'Imana nagira ngo kuri cano yitwa Rev NTAMBABAZI official turakwakiriye n'umukozi w'Imana tumwe umwanya n'uwawe suhuza abantu ubibwire gusa bamenye ngo hicaye umugabo Imana yavuzeho kandi muri we harimo akanwa karema ukuboko gukora kandi kubwiza ukuri tega amatwi wizere Imana irakugirira neza kandi umukozi w'Imana amen amen mushumba murakoze turabashimiye abantu bose muri gukurikirana channel ya Rev NTAMBABAZI official TV haleluya uyu ni umugabo Imana ikoresheje ibintu bidasanzwe
ubwa mbere namumenye numvise avuga amagambo akomeye ndavuga ati twaba dufite abanyabwenge nk'aba mu idini ry'u Rwanda ndavuga ati tugomba guconnectinga tugahura ariko Imana iza kutugira ubuntu turahura turaganira sanga muri we afite isoko y'ubwenge afite isoko y'ubutunzi ndetse yerekeza abantu mu masezerano yabo kandi nekereza ko n'ubutumwa ufite usibye yuko bunatuma abantu bahindurwa basha baba transformed bagahindurwa nanone ufite ubutumwa butegura itorero ufite ubutumwa butegura itorero mu kuza kwa Kristo kandi ufite ubutumwa buhumuriza kuko biraba ngo mubwire abantu banje ngo bahumure mubwire abakiranutse ngo bazabubwa neza so ntekereza ko iyi mission ifite pe kuko mu gihe gito nakumvise mu macana atandukanye nasazu hari isoko y'ubwenge bw'Imana muri bo ridasanzwe ndafasha rero ntekereza ko abantu benshi bagira ubuntu bwo kubona iyi channel Rev NTAMBABAZI official ni favor idasanzwe mugomba kuyikirikirana mugomba kumushyigikira mugomba kumusengera kuko umuntu Imana ihagarikije umugabo nk'uyu agahagarara it's not easy bakunda kuvuga ngo thieves don't break in empty houses ngo abajura ntago binjira mu nzu ziri mu busa bareba hari zahabu treasures le trésor ahari ibintu by'igiciro ubundi hari n'undi mugani baca mu cyongereza ngo people don't throw stones on tree without fruits ntago abantu batera amabuye ku biti bidafite imbuto bareba ibiti bifite imbuto bakajugunyaho imijugujugu ntekereza ko intambara wahuye nazo umugaragu w'iteka ntekereza ko imijugujugwa nicyo ufite burya satani ngo iyo mutagonganye ba muri direction imwe cyangwa direction imwe ariko iyo uyanuka ukabona mugize mutwe bivuga ngo muba muri different direction so ntekereza ko mu bantu Imana yahagurukije kuko nzi ko hari generation hari urubyaro Imana yahagurukije isutse amavuta masha kugira ngo abantu babohoke bamenye ukuri Yesu yaravuze ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabatura iteka ryose mu gitabo cya Yohana igice cya 8:32 aravuga ngo you shall know the truth and the truth shall set you free vous connaîtrez la vérité et la vérité vous franchira iyo abantu bamenye ukuri barabohoka rero wigishije ijambo ry'ukuri ukeneye reward nuko sinzi uko nabivuga hari ikintu bita reward hari ibintu bajya batangaza price z'abantu b'ibihangange navuga bakabaha nka award bakavuga ati umuntu yakoze ibintu so muri kingdom navuga mu bwami bw'Imana mu itorero ry'u Rwanda uyu mugabo afite ibintu yakoze and he need to be rewarded so thank you for inviting me njyewe sinakwivuga cyane nitwa Pst Kayonde Jean Paul cyangwa Prophet Kayonde Jean Paul undi umushumba uyoboye igihe kinini nayo y'amaterero atandukanye Imana aginkoresha ariko nkakora no muri prophetic ministry so I'm a pastor and a prophet with a ministry with a kingdom prayer network vubano nibafungura nshaka kuzakira ni umugabo w'Imana katubera umugisha kuko no umuntu udasanzwe nshaka kuvoma kuri ubwo bwenge bumuri nakoreraga Nairobi ariko ubu ndi mu Rwanda so I'm here God bless you mwakoze mushumba amen murakoze cyane nayo ijambo dusubiza umunyamakuru kandi Imana iguhe umugisha ndimo ndumva ikirere cyatangiye gufungura amen thank you sir byonyine kukubona ndi kumva ikirere cyafungutse ukuntu kumva amasoko kandi kumva amajwi meza y'Imana ndibwira ko uyu munsi hari kigiye gukoreka kuko hari ikintu nakunze ngo Petero ageze kwa Korneliyo ngo nuko nawe turagutumira kandi waje mvira ijambo ariko hari ijambo umugabo yambwiye twicaye ahantu hamwe Imana iguhe umugisha ndaryibuka aravuga ngo muri Bibiliya igihe yasobanura ngo Korneliyo ngo impano yawe n'ibitambo byawe no gusenga kwawe byarazamutse bigera mu ijuru niyo mpamvu Imana yohereje umugaragu w'Imana wo kumukomeza Imana iguhe umugisha ndabyibuka amen noneho rero handi munsi n'uzi ijambo rirandyohera cyane rivuga ngo ntibyari bikwiriye ko Yesu ajya muri hoteli muri convention ntabwo ukeneye kajya muri 5 star aho yarari ni amavuta ya Musanze abagabo banyabwenge baza bikoreye izahabu icyome n'ishangi ibintu bitatu bisobanura izabo ntabwo umwami amavuta y'umwami n'amavuta bagomba kumusiga bamutegura kuzapfa ngo baza babyikoreye baturutse iburasirazuba baraza bajya mu kiraro nabo bagiye gushakira ko basanga nahise numva icyo bita amavuta y'umuntu hallelujah hallelujah amavuta shadabakosketana kuko n'Aburahamu ngo agiterera umusozi gusa
atandukanye na Loti ngo agiterera umusozi Imana avuga ngo rambura amaso witegereze ku buryo bw'amaso umusozi wari n'ubutayu yagombye kuba yarajyanye na Loti mu kibaya ariko bati no reka nterere umusozi kumbi Imana iguhe umugisha rero ragira ngo dukomeze turakwakiriye ugubwe neza wanyemerera tugasenga Imana kugira ngo ibintu byose biberwe n'umwuka wera kuko tuzi ko ibintu byose bigomba biri covered by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Amen. Rev NTAMBABAZI. Kole bronste bigala. Uri Imana twizera. Oh hallelujah. Uri Imana twiringira. Prole mina. Twe ntabwo dusenga ngo duce kuvuga oya ahubwo uvugana natwe ukorane natwe. Hallelujah. Umugaragu wawe umuhanuzi Jean Paul aje mu mavuta adasanzwe ayatigeze yuzura mu buzima bwe. Uyu munsi kuri kamera umwuzuza mu mavuta mwongerere mwamagira indishwe dasanzwe nanjye ngirire neza umunyamakuru n'umukameraman iki cyumba cyose twicayemo turagira ngo kibe kirinzwe n'imbaraga z'umwuka wera ijambo ryose ridafite agaciro ridafite icyamarira rikurweho mu izina rya Yesu twemerere dukorere mu butware no mu bushobozi mu mbaraga z'uburyo bwose kuko twifuza kugira dukubita bikarunduka bikavaho complete bikava hatari ukuhengeka ari nzareba kuko mwami igihe gikwiriye cyari kingi gikuri itariki urakoze bwa Yesu Kristo mwami wacu amen. Uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana turusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli nuko ushobora bivuze n'amagambo y'ubuhanuzi cyangwa se amagambo yo kubohoza n'amagambo akomeye cyane. Turasoma ibice 10 dusome mu wa 12 no mu wa 13 ndabasomera ubundi tenakira shumba bite binjira muri iryo jambo kugira ngo umuntu wese ukurikiye agire ikindi kirere ajyamo agire ibindi binashurirwa. Pastor, hari abantu benshi basenze, hari abantu benshi bamaze ikindi bashaka Imana ariko hagira n'ibindi bintu bitangira ubwo busabane bitangira iki kintu basengeye. Hakaba hari n'abantu batigeze bayishurirwa ikintu cyabaye iminsi y'umwuka ariko uyu munsi ntekereza Imana ibazanye uyu munsi kugira ngo aba bantu nabo bagirirwe amahirwe yo kumenya ikintu cyabaye n'ikintu bakora. Ni ijambo mu wa 10 avuga ngo aherako arambwira ati witinya Danieli kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe amagambo yawe yarumviswe kandi niyo anzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bwami bw'Ubuperesi. Ntinda mu bwami bw'Ubuperesi. N'aya magambo tugiye gukoresha Danieli abona twereka uburyo amaze iminsi yose gacemo ari gusenga ariko amagambo yarumvise nubwo amagambo yumviswe igihe yumvishirijwe ntabwo yaboneye igisubizo cye. Reka dufatire aho ngaho amagambo yarumvise gusenga ko kwarumvise ariko ntabwo ibyo bintu byabaye simultaneous ntabwo igihe byumvishijwe n'igisubizo gihe cyaze ntabwo icyo gihe yakiboneye. Urakoze cyane rero kubera ko nishanye n'umugabo w'umunyabwenge Imana yahamagaye kandi n'abakurikiye icano bakaba abantu bakunda gusobanukirwa sinjya ninjira mu gitabo cyose tutavuze amateka yacyo. Uranyemera nibura 2 minutes kugira ngo abantu bumve ibyo tuvuga no twinjire muri aho hantu ndabizi. Ubundi uyu mugabo Daniel tureba yari umwana w'ubwami akaba n'umutambyi wa n'umuhanuzi yarabishoreye. Hanyuma rero bamaze kugenda uko navuga amateka cyane asobanuka nawe akaba yari mu bantu bagiye mbere bagiye mu bunyage bajyanywe i Babuloni kuko burya Abisiraheli bagabanijwe nk'ibice bibiri. Burya abantu benshi bagenda kubisobanukirwa burya ingoma y'amajyepfo mbega ingoma imwe y'Abisiraheli bo bagiye mu Bashuri bagenda bajya muri Siriya icyo gihe. Noneho abayuda bo majyepfo ko n'ubwami bw'amajyepfo bo Nebukadineza batwari Babuloni. Urumva Abisirayeli imiryango 12 babaye abanyagano hehe hiyongeye muri Siriya none ariko abayuda nyirizina imiryango ibiri bo banyagwa bajya i Babuloni. Hari umwaka wa 550 urengaho kamanuka nyuma Yesu amaze gusenyuka uyu Daniel yarari Babuloni. Icyo gihe hari Babuloni
Ezekiya we niwe wagiye nyuma yari ku mugezi wa Kebare, noneho witwa Yeremiya we yarakiriye Yerusalemu, ariko nyuma yaje no kujya hehe aho bita muri Egiputa, kuko niho banamukuye bamutwara. Ni amateka twasoma. Bari abahanuzi batatu la pikosi bakoreraga igihe kimwe. Oh hallelujah. Noneho uwitwa uko uyu Ezekiyeli we yanagiye afite akimara gukora ubukwe, burya yamaranye umugore imyaka 5 yonyine arapfa. Noneho ukageze Kibara aho bitango ni Kebare yarari, niho yahanuraga muri cya kibaya. Noneho ari kunetraliza imbaraga za Babuloni kuri ya migezi, ariko na Daniel nawe ari ibwami ari gucogoza imbaraga z'ibwami bw'i Babuloni. Hanyuma witwa Yeremiya nawe arimo akomeza Abisiraheli. Haleluya. N'abahanuzi batatu bakoreye mu gihe cyabo. Rero n'amagambo nashaka gutinda muri minota 2 nasabye. Daniel ngo yicara yatura yibaza ku Mana, ibi bintu, izi nzira, ibi byaha, inzu y'Imana yarasenyutse, kandi Nebukadineza n'umugome. Ajya kubanyaga we ntiyameze nk'uko mwashuri babatwaye, we yabanje atwara abanyabwenge n'abahanuzi. Ubundi iyo shitani agiye kwica umuntu amwangisha abahanuzi n'abanyabwenge. Burya bayakora baba ngo jyabaruze narabazinutswe, burya uba wapfuye. Nebukadineza yabanza atwara icyo bita abanyabwenge n'abahanuzi, kandi ntiyajya gutwara abana bo mu cyaro, ashaka abana b'ibwami b'abanyabwenge basobanutse ngo baze kwitegereza, kugira ngo akure abanyabwenge mu gihugu, akure abashinzwe amazi, akure nk'abadokiteri, mbega igihugu asiga kirangaje. Abanza atwara abanyabwenge n'abatambyi kugira ngo akure kubaha Imana muri, akure nk'abavuga Imana muri bo, none akuremo n'abanyabwenge. Aribwo yabwiye umugaragu we ngo genda undebere mu basore nazanye, ngo basore beza b'uburanga bafite ijwi b'imbaraga, ngo bazi guhagarara imbere y'ubwami, ngo basobanutse, ngo bazane tubarisha inyama n'ibyo turya, tubigisha Imana yabo, tubakuremo iwabo. Batatu bati wapi, dodo n'amazi turahari. Uramwe nabyumva yashaka abanyabwenge. Rero muri abo Daniel muri bo n'ukuntu murabyuka ibyake kora ngo bitindaho, rero yari afite gusenga ibintu n'ibiki. Buriya abadukurikiye kuri icano, igihe cyose uzibwira ngo wazinutswe abahanuzi, nta makuru ufite. Ntabwo abahanuzi bose bayobye. Nebukadineza w'umuhanga usobanutse, kandi wibuke ntiyigeze anyaga intama n'ihene, yanyaze ibintu byo mu nzu y'Imana gusa. Agenda anyaga ibintu byo mu nzu y'Imana, yatatse amavuta gusa, yatatse hari amavuta. Avuga ati ntwaye ibyo mu nzu y'Imana, ntwaye abatambyi, ntwaye n'abanyabwenge, ntwaye n'abana b'ibwami. Rero Daniel muri abo batatu, rero ngarangije yinginga Imana abaza ngo Mana, iyi bintu bizarangira gute, bizasohoka gute, iyi kondisiyo tuzayibamo gute? Kuko icyo gihe Yeremiya avuga ati nimwemere mu muyoboke. Uri Kebari nawe ati humura amagufa azongera asubira abeho. Amen. Undi nawe matoro ngo arasenga, nibwo yamaze iyo minsi ngo agitangira kwinginga. Yibaza ukuntu usengero uzasubira. Yibazaga ibyavuzwe n'umuhanuzi Yesaya watangiye muri 740 avuga ijambo rikomeye ngo doroni mcyamuta kuru. Byasabye imyaka 200 kugira ngo bisubire Yerusalemu. Rero Imana ibaha umugisha cyane. Nagira akantu mukinjira nk'abanyabwenge. Buri gihe abadukurikiye jambo mukozi w'Imana, buryo muzavuga ngo giye abahanuzi narabarambiwe, ngo nabigisha narabarambiwe, buryo ujya mu ntakiriho. Wa muntu wumva umwigisha ati ngewe sinamwemera, kuko hari abantu badashaka kumva abandi bagenzi babo bigisha, nawe yagiye. Nebukadineza batwara ibintu bine bikomeye. Abatwara ibikoresho byo mu nzu y'Imana, abatwara abatambyi n'abanyabwenge. Turimo turajyana n'abahanuzi, igihugu arakireka. Uzamenye isobanukirwe ngo bwa nyuma yaraje asiga abantu b'inguguzi ngo bahingire inzabibu, kuko yarashegesha igihugu. Iyo igihugu kibuza abanyabwenge n'abahanuzi n'abacukumbuzi n'abasesenguzi, ntabwo ibintu byashoboka. Noneho tujye mu isi y'umwuka. Iyo umukozi w'Imana, umukristo usenga, iyo atakimva mu ijwi ry'ubuhanuzi muri we, ubwenge bukamushiramo, ijambo rikamushiramo, ibitambo bikamushiramo, amaturo akamushiramo, mbega agasanga yasenyutse, uwo muntu no kugwa biramugora. Na haro Daniel yasengaga. Uzi nibakoreye
uziko yatwaye n'ibiyiko biyori ivu bisobanura kwihana uziko yamenye inkingi ebyiri ya kini na Bowazi izabikomeza hari n'imbaraga ibanza arazisenya uziko yatwaye ibishumiko by'imigozi byahuzaga urusengero urumva yafashe ibintu by'agaciro niyo mpamvu umuntu udukurikiye iyo satana kunyaga ntago yakunyaga umuceri kuko n'undi yawugo akunyaga ijwi rizaguresha ibyo bintu akunyaga kuba umuhesha w'umugisha ukaba umutezi w'amaboko sele cobra kali mandere bosaye akunyaga amavuta akunyaga amavuta yo kuzamura iby'ubumana kakunyaga kwihana akunyaga ijambo akunyaga ngo kana kagurishije ngo asengera muri icaci simwemera reka datwe ibyo twarabirenze ushaka ube wambaye ibyo ukenera ushaka ubusukusuko twe twumva ijambo risi gusohoka kuko umuntu ugiye gupfa umwana ugiye gupfa wese n'umuntu umwana uzarwara bwaki arobanura ibiryo byavuzwe na runaka ariko ngiye uyu munsi ubu muri zayo narigisha ngafashwa ndagafashwa ngiye cyo mbashaka numva nkeneye kwakira urumva uko bimeze so rero aragenda atwara ibyo bintu arabareka ati mumenye burya mu bami bose bari bafungiye Babuloni umwami w'Abisiraheli nubwo yari yanogowe amaso ariko yaracyambaye umwambaro w'abami ikindi yahabwaga ifunguro ry'abami niyo bari bubashywe wenyine ariko yubashywe nta muhanuzi yubashywe nta mutambyi yubashywe ntatajya mu rusengero muzasoma amateka ndashaka nyavuge banayumve kuko tugeze mukozi w'Imana tumubwira ngo Bibiliya n'amateka y'ibiri bakanayumva umwami wa nyuma yakimu wa nyuma w'Abayuda ubundi hari abami barenga 30 Babuloni barafungiye niwe wenyine utarufunze yari afite abagaragu yari afite ibintu byose nubwo bari bamukoye Hamas afite umuntu ukomeretse agahabwa ifunguro nk'umwami ariko utagira utagira abatambyi utagira igihugu utagira abahanuzi utinjira mu rusengero so rero mu budukurikiye niba ijwi ry'abatambyi muri leta kikurimo uyu munsi uhinduke niba ntajwi ry'abahanuzi uyu munsi uhinduke yego bose si beza ariko hari n'abandi beza ibyo ntabwo tubitindaho cyane ikindi kuba umuntu agifite bya bicaniro byo kwihana no kwatura no kugira za mbaraga ngo yakini izabikomeza na Bowazi hari imbaraga zari inkingi ebyiri zari zihagaze mu rusengero umukristo wese ugiye gupfa satani arabanza akazimena ariho tugiye kwinjira muri iri jambo akakumenera inkingi yitwa ngo izabikomeza Imana ntigikora rikitwumva yaratwihoreye mbega ugasanga afite amasengesho yanasenga nawe uri Imana ntiwanamusubiza ko arimo aragutonganya Mana nureba ntiwumva ntumbona igihe nasengese gusengana inyunguza igihe nakoreye ni inyunguza hano agatwa amenago n'inkingi yitwa Bowazi isobanura ngo hari imbaraga murakoze cyane nagira ngo noneho bikatugora kuri rya jambo rero onge mbaze cya kibazo reka tugaruke muri rya jambo lokota zamendene yasenze aciye bugufi ariko ngamara iriya minsi yose ibisubizo bye cyangwa se gusenga ko kwabizwa ariko asa nk'umuntu ugitegereje atarahawe bya bintu bya bisubizo byawe nize mbaraga z'Imana ni ikihe kintu cyawe Imana hagati kugira ngo atabona bya bindi umwuka w'Imana cyangwa se bya Imana yereje nyuma kumva gusenga nicyo kintu tugiye kuvugaho numva turi butindeho cyane murakoze ngira ngo mwahereza umutumirwa ko giye nasoma mu igitabo ijambo ry'umutumirwa ngende ndagashaka gufasha loko dema ariko gusenga yarumvise amen amaze kumva ariko ntiyazi haba izindi mbaraga aha rero uyu mugabo ubwo niko rwego arimo ayo niyo mavuta arimo reka ubwo mwumvyemeye nta kibazo yego murakoze cyane murakoze umunyamakuru uri kutubaza ariko dukoresha interview kuri channel ya Rev NTAMBABAZI official ndumva hari ikirere cyafungutse amen umushumba avuze ibintu bikomeye ndumva numvise namuhituro avuze ibintu bikomeye avuze ibintu ndafashwa dokila pass na wandele mos ndafashijwe cyane ndetse uvuze amagambo akomeye Nebukadinezari yabanzanya anyaga ubuturo bw'Imana anyaga icyubahiro cy'Imana anyaga ubutambyi kuko ibyo byose bihagarariye priesthood
cyangwa se le sacerdote ubutambyi so iyo ubutambyi buvuye ahantu Satani ni umugome ntabwo yatwaye amakampani yatwaye ubucuruzi yatwaye abanyabwenge babishinzwe basabe abanyabwenge babishinzwe so abanyabwenge bose bari bashinzwe guteza igihugu imbere babaye captured barafatwa ikindi kintu abatambyi barafatwa ibintu tuzongere tubigire topic ndumva ndi topic kuko iyo ubutambyi buvuye ahantu iyo ubutambyi buvuye ahantu haba weak harananirwa kuko ubutambyi buhagarariye Imana ku isi iyo ubutambyi bubaye neutralize bugateshwa agaciro kenshi na kenshi aho hantu Satani arahagurukira ahashira muri captivity ahagiraho ubushobozi ahashira mu bureta uvuze ibintu bikomeye ndatekereza twazategura icyo kiganiro ndabyemera rwose ugize neza no kudutwara mu mateka ya Daniel ndabikunda cyane hari cyanditswe umugabo w'Imana asomye Daniel 10:12 Yesu nabyutse nsengera muri iki cyanditswe kuko hari ibintu Imana yambwiye ni narangije kubiguha nuzongere kubinsaba ahubwo tegeka imbaraga zabifashe zirekure so hari ukwinginga mu izina rya Yesu tukarira mu izina rya Yesu tukazamuka imisozi mu izina rya Yesu tugategeka ariko hari amasengesho ngira ngo mvuge ntabwo uyu munsi turi busenge amasengesho avuga ngo Mana bikore turavuga ngo Mana ibyo wakoze imbaraga zabifatiye nizirekure haleluya imbaraga zabifatiye abantu benshi ubara impamvu iri jambo maze iminsi nditekerezaho umwuka yanganirije arambwira ngo hari abantu barakariye Imana bakora amakosa ubundi bakarakariye imizimu bakarakari ndaza kuvuga ku birere bifatira imbaraga ibyacu imbaraga zifatira ibyacu birere bifatira ibyacu ariko mushumba ntabwo iki cyanditswe abantu ntibagisobanukirwa neza kugira ngo abantu bagisobanukirwe neza bazatinde muri Daniel igice cya 9 bamenye ukuntu byagenze Daniel yasomye ibitabo from chapter 9 he read the books ngo amenya yuko igihe cyo kuba mu buretwa cyarangiye nkuko byahanuwe n'umuhanuzi Yeremiya haleluya bagombaga kumara imyaka 70 only 70 years in captivity ariko arasanga imyaka y'uburetwa irarenga c'était au-delà de 70 ans nkuko abafaransa babivuga byari byararenze imyaka 70 Daniel ngo arasobanukirwa igice cya 9 cyose nicyo gisobanura when he read the books he got understanding amen amaze gusoma mu yandi magambo ntago wahishurirwa utarajya mu bitabo ntago wahishurirwa Dr. Bob wahadusomera igice cya 9 gato yego kugira ngo abantu babyumve mukozi w'Imana hadusomere reka nse musomamo ntere ku murongo wa mbere hatangiraga ngo Daniel yatura ibyaha by'ubwoko bwabo komeza usoma ya turaza kubivuga mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Daniel mwene Ahasuerusi wo mu rubyaro rw'Abamedi wimitswe ngo umwami w'igihugu cy'Abakaludaya muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma ye njyewe Daniel nasomye ibitabo bisobanurira umubare w'imyaka i Yerusalemu jewe Daniel nasomye ibitabo laida soprane ovege imyaka i Yerusalemu bazamara hashemwe ko ari imyaka 70 byavuzwe n'ijambo ry'Uwiteka mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya basa kino kintu ngire kirakomeye ageretseho uko byavuzwe n'akanwa k'umuhanuzi hey mpanga amaso umwami Imana yanjye mushakisha gusenga no kwinginga niyiriza ubusa nambara ibigunira nisiga ivu mukozi Imana uraza gukomeza yego iki gice cya 9 mugaragu witeka turabona kwanza Daniel hari ikintu bita reading cyangwa se gusoma the culture of studying baravuga mu cyongereza ari ijambo bavuga baravuga ngo there can never be a revelation without a revelation ntabwo impinduka zabaho hataraza wishurirwa haleluya so uyu mugabo yarabanje so ishurirwa rivahe mushumba yishurirwa rivahe riri mu bitabo the books ngo nasomye imizingo y'igitabo Imana information ya amakuru yarafite amakuru noneho aya makuru yavanye mu gitabo biravuga mu gitabo cya Luka igice cya 4 weye ku murongo wa 17 ngo nuko Yesu afungura umuzingo w'igitabo haleluya
Yesu nafungura ngo atangira kuvuga iby'umuhanuzi yamuvuzeho Yesaya. Umwuka w'Uwiteka ari kuri ngo umwuka w'Uwiteka ari kuri jewe. Information yakira amakuru nawe. Arabavuga ati rero mwabantu mwibyo mwavuga byose nta gaciro mbifitiye. Reka ndebe amakuru y'ijuru. Let me go through the scripts. Reka ndebe. Paulo yabwiye Timoteyo aravuga ati nuzu uzanzanira imizingo yanjye. Bring me the scrolls. Kuko hari misiyo Paulo yari afite. Aravuga ngo misiyo ntago nayinjiramo nafite imizingo. Gira umuhanuzi Ezekiel igice cya 3. Iravuga ngo mira umuzingo w'iki gitabo. Hallelujah. Swallow the scroll of the book. Ngo numara kubira umuzingo nzagutuma ku bantu muvuga ururimi rumwe. Ikibazo abantu barashaka gutumwa bataramira umuzingo. Barashaka guhishurirwa bataramira umuzingo. Daniel uyu nahandi hatumye yihana, nahandi hatumye ashaka mu maso y'Imana. Nuko yagiye mu bitabo. Nagira ngo culture yo gusoma yongere igaruke ku bantu bari kudukurikira. Hallelujah. Ndagushimira ko ubigisha na Bible. Thank you, man of God. Thank you so you people much. It is the time kuvanaho umwuka ignorance. Umuntu umwe yaravuze ngo umunyafrika nushaka kumuhisha ubutunzi bushire mu gitabo. If you want to hide wisdom from an African man, put it in a book somewhere. Ushobora no kumwandikira umurage ukawushira mu gitabo akazakibikara agafata aziko ufite. Barabimenye ko ari culture we don't read. We are lazy people. Muyandi magambo uyu mugabo amaze gusoma yarahishuriwe. Information is very important muri spiritual warfare. Icyo cyanditswe mwasomye mushumba ni icyanzwe cy'intambara y'umwuka. Hallelujah, hallelujah. Yamenye ko igihe cy'uburetwa cyarangiye. Aravuga ngo no, come on somebody. Aravuga ngo umuhanuzi Yeremiya yahanuye ko tutazarenza imyaka 70. None kuki imyaka 70 imaze kurenga? Why? And God have spoken. Uziko arabana igihe cyo gukena cyarangiye bagikenye. Yes. Hari abantu igihe cyo gukira indwara cyageze ariko they still into diseases. Baracyagwaye. Hari abantu igihe cyo gutura mu mazu bakodesha cyarangiye baracyakodesha kweri. Hari abantu igihe cyo gucagagura ikintu bita limitation, imipaka y'ahantu ibafatiriye ahantu. Hari abantu Imana yabavuze ko bazagenda isi bakayikorera bakayivuga. Mushumba Yesu ijambo rya nyuma yavuze agiye kugenda yaravuze ngo mugende isi yose. Go all over the world and preach. Nagira mbwira ngo Kristo ntabwo yaguhamagariye gupfira muri icyo cyaha. Ntabwo yaguhamagariye gupfira muri iyo quartier. When he died ari ku musozi wa Irayoni agiye kugenda. Yavuze ikintu gikomeye. Aravuga ngo go all over the world. Partout dans le monde entier. Prêchez la bonne nouvelle. Mugende. So kuki ukiri loko? Kuki ukiri ahantu hamwe hari imbaraga zagufatiriye. Uyu mugabo rero turebe ikintu cyatumye arakara. Hari uburakari bwiza ngira ngo butuzeho ariko yarabanje arasoma baragusubiza inyuma. Reka icano nge ntabwo ushaka ko tuvuga ibintu biraho yarabanje aragira gute. Mushumba yarabanje arasoma. He read the books. Nagira ngo se nk'ukura aka challenge gato wemera neza ko icyaha cyatumye Sawuli yamburwa ubutegetsi yazize kudasoma. Amen. Kuko ku musozi Imana yabwiye Mose ngo bwira Yosuwa yandike mu gitabo ko nzamaraho kwibuka ko abamarayike mu isi. Ndashaka olokote masa. Urumva ijambo ko mubwire yandike. Write it down. La parole s'envole. Mais les écrits restent. Oh hallelujah. Mukirati najyo nabikubwira. Amen. 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 Ko nabyizo amategeko. Urumva yaramubwiye ngo mubwire yandike. Sawuli arangije ntiyasoma agendera ku maranga mutima rokora Agage arabazengereza kugera ku mwamaso werusa. Kuko Hamani ari wo mu gisekuru cya Agage. Imana umva azize soma naho nashaka gushinga azize kudasoma kutacengera ngo bitabarebe gusa gendera ku maranga ariko Daniel we nawe aravuga ati reka nsome arasoma kandi ntabwo tumenya igitabo yasomye ibitabo yasomye imizingo ushobora kuba ari myinshi ahita igihe ikintu abona abantu bazize kudasoma no kutamenya ikijambo ry'Imana rivuga. Hano mpamvu urya n'imperuka izajya ntatarabimenya nani mwihangane nagira ngo garuka aho hantu none badukurikiye bumva ingaruka kandi ucunge umupagani utazi Imana witwa Herode ati ni murebe mu bitabo by'ubwenge mumenye aho bavuze azavukira tasima rero hey Herode urumva nawe kugira ngo bemere Kristo ahari ati murebe mu bitabo. The books.
ibitabo ndagira ngo komeza mushumba yarasomye hari akantu ngira ngo wenda tuyifasizinge hano we need to emphasize on this point yamaze gusoma amenya ko igihe cy'uburetwa cyarangiye mu yandi magambo hari abantu bakiri mu buretwa kandi byararangiye it is possible birashoboka ko uyu munsi ni reka mbivuge guca n'umugabo uri kudukoresha interview byumve kuri iki kino ino television umwishe mu mwuka haba amajwi menshi reka ngavuge haba amajwi menshi kandi yose aravuga satani yamanukanye kimwe cya gatatu cy'abamarayika bahinduka abadayimoni kuko bakurikiye satani ibyo ngiye tuzabivugaho ntabwo bari abadayimoni imbere bari abamarayika ni uhagarara mu ijambo ukavuga ngo mana ntabwo ujya ubeshya mukubara 23 reba ngo sindi umuntu ngo mbeshe sindi n'umwana w'umuntu ngo nisubire mu yandi magambo abantu barabesha people are liars, they are professional liars, les gens sont de professionnels menteurs barabesha bafite ni waongo wa ajabu nababeshi babigize umwuga yakubwira ko azagushaka yakubwira ko azagushyigikira Pst NtambabazI yakubwira ko azashyigikira ministry yawe ariko yaravuze ngo umuswahili yagiye mu karavuga ngo ahadi za Mungu ni za milele. Haleluya aravuga ngo amasezerano y'Imana na yibihe byose. Reka mvuge ku kintu cyitwa gace abadayimoni baravuze ngo please cast us not out of this territory. Baringize negotiation mushumba hari akantu gateye ubwoba hano baravuze ngo nudusore muri aka gace abadayimoni bagakuva mu gace nushaka tujugunye mu muriro hano mu nyanja hari ko tuva muri aka gace. We are used of this territory. Iki kirari nto tugitegeka nito tuyobora ubucuruzi bwa hano umva ibintu byo kwinginga ngo mana ntabara mana mfasha byararangiye. Iki ni igihe cyo gutonoma nk'intare. Hari umuntu avuze ngo ntabwo wabona umugabane w'intare ufite mu maso h'intama ariko kukurebye abantu barara mu bihugu urebye abantu bahora bisinga hasi bigaragura abantu bumye iminwa wareba ugasanga ararwana n'icyo atazi aho giherereye ariko ngira ngo intambara y'umwuka tumaze kuyisobanura Imana ibahumisha murakoze ariko kubera ko bagiye munsi ye gusa bahise bahinduka abadayimoni hari umuntu ujya munsi y'ugahita uhindurwa izina ayiwe akantu gasubiremo satani Imana imaze kumuca mu ijuru ngo kimwe cya gatatu cy'abamarayika kiramukurikira ntabwo tuzigiye babatirije ko biswa abadayimoni bapfuye kujya munsi ye gusa barahinduka from angels to demons bahinduka abamarayika bahinduka abadayimoni so ni byiza kureba kavuri munsi hari ujye nyuma ya satani ugahita uhinduka dayimoni kandi wari umumarayika bahise bahindurirwa state bivuga ngo don't follow ahantu uri connected usa naho ahantu uhuje naho impamvu uyu munsi abantu benshi batari kwakira ubumana bari kumva amajwi menshi nuko badafite ijwi ry'ukuri riri mu ijambo. Yesu yavuze ijambo rimwe muri Yohana 6:63 aravuga ngo amagambo abwira ni umwuka kandi ni ubugingo ngo umubiri nacu maze ariko umwuka atanga ubuzima aravuga ngo what I'm telling you are life and spirit. Jean chapitre 6 verset 63 aravuga ati les paroles que je vous dis c'est la vie et c'est l'esprit n'umwuka kandi ni ubugingo. So mu yandi magambo ubugingo bwawe ubuzima bwawe buri mu ijambo. Yesu avuga ijambo rikomeye muri Yohana 14:17 ari gusengera intumwa aravuga ngo agiye kugira ngo wejeshe kuri ari ryo jambo ryawe. Hari cyanzo kiri mu Matayo 15 uhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 9 Yesu aravuga ngo ubu bwoko buransenga ariko bunsengera ubusa bashimisha iminwa yabo ariko imitima bikamba kuko bubakiye ku bitekerezo by'abantu ntabwo bari mu gitabo nka Daniel ntabwo bari so kujya gusenga iminsi mibone cyo kibazo. Are you praying right? Yakobo igice cya 4 uhereye ku murongo wa 3 aravuga ngo murasaba ni muhabwa kuko musaba kubyayishira ari ryanyu ribi timwarugaruga basambanye mwe nibanze mwihana. So when people don't pray according to the scriptures they pray wrong. Quand les gens prient contre la parole ils prient dans les erreurs basengera mu buyobe. Uyu mugabo rero Jesus help me lekabahaso hari kintu ngira ngo gusobanukirwe his prayer amasengesho yabyawe nihishurirwa kandi akuye mu byanditswe ijambo mu ijambo imbere mushumba amasengesho yabyawe nihishurirwa ry'ibyanditswe. The power of prayer that is going to change your life imbaraga z'amasengesho agiye guhindura ubuzima bwawe ntabwo ari amasengesho bakubwira ati ni byiza ko dukeneye abantu zinanye ndahanura. These are prayers that are born out of the scriptures forever and ever. It is permanent and permanent. Sindu umuntu ngo mbeshe Imana ibwiye Yeremiya igice cya mbere umurongo wa 12 iravuga ngo Yeremiya wabonye yuko ndindi ijambo ryanjye kugeza ko ndisohoje
Have you seen that I stand behind my word till I perform it? Je garde ma parole jusqu'à l'accomplissement. Mu yandi magambo, shobora kuba ntanafitanye gahunda nawe, shobora kuba ntanakuzi, reka mbivuge, ariko ufite icyanjye, ufite ijambo washize mu. You have a promise. You have the word of God. Ufite ijambo. Iwanjye nibashaka barakoreye nyabingi, barakoreye imando, ariko ufite ijambo wowe. Hari ijambo ryakokeje. You have the word. So Imana ihagara nyuma y'ijambo. Mushoma ntabwo ihagara nyuma y'amagambo. Oh yeah. Come on somebody. Oh my God. Ihagara nyuma y'icyo yavuze. So nushaka kugira ngo hari abantu bita ba contre 6. Reka mbavuge. Nushaka kugira ba contre 6 bameze nka Nebukadnezar. Badashaka kurekura. Nushaka kugira abantu bita ba competitors abarushanwa nawe. Aba haters abakwanga. Aba spectators abakureberera. Barebe ikizakubaho. Abavuga bakavuga. Ariko wowe ufite ijambo muri wowe. Uyu mugabo yarenze ibihe afata ijambo. So mu yandi magambo icyubahiro cyawe gihishwe mu cyo wavuzwe. Hallelujah. Your glory is hidden in what was spoken concerns you. Hallelujah. Ta gloire est cachée de ce qui a été déclaré sur ta vie. Ichimana yakuvuzeho. Nico gihisha icyubahiro, nico gihisha ubwiza, nico gihisha iterambere. Barakantos parada. Imana ishimwe yuko umva bushumba. Imana ifite icyo yakuvuzeho ukakibika mu mutima. Nta campaign ibaho. Ije kukuzamura nta campaign. Dawidi nta muntu wamushakaga. Oh my God. Mushumba. Dawidi nta muntu wamushaka ko abumwana. Nta muntu numwe wamushaka. Nasubwe yari yaramushize mu ishamba. Ariko wavuze ijambo, hari ijambo tugatangiye tuvuga nta mafuta atagusanga. Yararagiraga. He was a manger. He was yari umuntu uragira. Nasubwe ntiyashaka abumwana. Nabo bavukana n'umuhanuzi. N'umuhanuzi Samweli. Ariko arangije Imana aravuga ngo sindeba nk'abantu. Samweli wana 16 iravuga ngo nje ntago ndeba nk'abantu, nje ndeba mu mutima. Uyu mugabo impamvu Dawidi yagombaga kuba umwami nuko hari ijambo ryari yaravuze ku Bayuda. Buriya yaramubwiye abandi mo nigisha ngiye ku gitabo kimvugamo Dawidi, nzabwira baba ngo yari afite abana bari kandi ugasanga n'abana 8 Yesaya yari afite. Ubundi bya Dawidi inkomoko y'abantu benshi ntibazi neza, hari abataza amakuru ya nyina na se. Aho narahikishije ntago ndahagera. Wibuka ko Imana yabwiye witwa Baramu ngo bari baje kugira ngo bamutware, ngo yaramenyereye kuvuma bikemera, ngo yavumaga byarafataga. Imana yaramubwira ngo please don't go with them because already they are blessed. Ukamubwira wijya kubavuma nubwo wicaye mu butayu bahawe iki umugisha. Ushobora kuri ahantu umuntu akakubona ko nta mugisha ugira, ariko kumbura wicara ukubitse muri wowe. Iravuga ngo ntujyane nabo, ntubavume kuko bahawe umugisha ki. Hallelujah. Undara seresita bati turanya ati ugenda ubabwira. Nakunze ijambo yababwira. Yababwira tumva wimbwira ibindi bintu nategetswe kubahesha umugisha kandi nabo bahise shobora kuwukura. Amina. Urumva ko umuhanuzi yamubwira ati reka ibintu yawe uri muzana ahangaha uzana, nategetswe kubahesha kandi nabo bahise mbasha kuwukura. Nashatse kuvuga iki, Imana yo ntibeshye. Ngo Imana si umuntu ngo ibeshye, si n'umwana w'umuntu ngo yicuze. Ibyo yavuze no kubikora izagira gute. So nta campaign yitegereje. Nta campaign. Yabwiye ngo wijyana na already nta nkweto nta nubwo bari mu butayu, gusa abantu bakabyitiranya nuko inzira ibajyana i Kanani yagombaga guca mu butayu kandi hari imyambaro y'ubutayu. Komeza mukozi. Mushumba uvuze ijambo rikomeye. Dawidi wo icyatumye atakorewe campaign nubwo yarasaranzwe na opposition. Ubu ni mu buzima rero nsanga dufite opposition. Turacyavuga kuri Daniel nagiye ijambo turitindeho, ariko uyu mugabo Dawidi impamvu byabaye ngombwa ko ahitamo n'ijambo ryari yaramuvuzweho. Hari ubuhanuzi bwatanzwe na Yakobo mu gitabo cy'Itangiriro 49 umurongo wa 10, kuko Dawidi avuka mu muryango w'Abayuda. Yakobo aramuhanura Yuda, aravuga ngo Yuda we inkoni y'ubutware ntabwo izava mu biganza byawe kugeza ubwo nyirayazaza ari we Shilo. The set of leadership will never depart from your hands. Muyani magambo Shilo ni ijambo ry'Ikiheburayo rivuga ngo wahozeho uriho kandi uzaza. He that was is and is to come. So aramubwira ngo ntago inkoni zava mu kiganza cyawe Yuda, kandi Yuda ni sekuruza wa Dawidi. So Dawidi na impamvu nta opposition ari kumushobora, the word was spoken over his head. Hari amagambo yagendaga ku mutwe we.
kandi ikindi ugomba kumenya ubundi Sawuli ni umwami w'umuntu watoranijwe n'abantu noneho Dawidi ni umwami watoranijwe n'Imana kandi akorera ubutambyi bw'Imana akorera n'Imana agarura n'icyubahiro burya bafite the difference ari biratandukanije ubundi basobanura ko ubundi Sawuli ni umwami washyizweho n'abantu kandi abantu ko baramwishakiraga ariko Imana yaravuze ngo nabonye uwo umutima wanjye ushaka burya niyo mpamvu Dawidi asa nk'uhagarariye ubwami bw'Imana mwese buriya Shuma wishotora uranyishe none umva mbabwire kugira ngo doctor kugira ngo tutarenga hano hano Sawuli ni umwami ubwami bwe bwashizweho n'abantu ubwa Dawidi bushirwaho n'Imana ibyo abantu ubwami bwa Sawuli bwarasibanganye bwaribagiranye bubaye rest burahanagurwa ibyo abantu batanga birarangira ariko ibyo Imana itanga bihinduka ni mpamvu ubwami bwa Dawidi bukiriho ariko kubera ko twavuze kuri Daniel twavuga ngo Dawidi impamvu yahebwe umwami nuko ijambo ryari muriho Daniel nawe yakira ijambo amaze gusoma dore ikintu cyabaye hari hano yihanira ahagarara mu cyuho turi mu gihe Imana ihagarara itorero ry'u Rwanda kwihana abari muri East Africa Africa America Asia Australia all over the world ni gihe cyanyu cyo kwihana muri gukurikira ino share begin to repent like David mwihane muhagarare mu cyuho stand in the gap Imana iravuga mu gitabo cya Yeremiya 5:1 ngo nge ni umuntu umwe wahagarara mu cyuho gusa maze mpembura igihugu cyose nuhagarara mu cyuho nka Daniel hari Imana ikora muri ko guhagarara mu cyuho mushimba yaririje he fasted he prayed arasenga amaze gusenga nkuko umugabo w'Imana bibajije ibyo yasabye bifatirwa mu kirere iki kirere kimeze gute nagira ngo tuvuge kuri kino kirere mushumba wambwiye ngo mvuge uyu mugabo gusenga ko karumvise mu yandi magambo ibintu byose twasabye Imana yarabikoze haleluya hari abantu bari hano badakeneye no gusaba Imana ahubwo bakeneye gutegeka hari ikintu ngira ngo sobanure hano biravuga mu gitabo cy'Abakorinto ba 2:20 haravuga ngo amasezerano yose ni yego kandi ni amina muri Kristo Yesu tumaze kwizera Kristo twawe access cyangwa se twabaye expose ku butunzi bw'ijuru ku by'Imana itanga ku migisha ya Abraham ya Isaka na Yakobo na Dawidi ariko noneho hari imbaraga ziri gutuma tutakira uyu munsi wa none ni gute Bibiliya ivuga ngo umuntu yari muri Kristo Yesu urwandiko rwa 2 rw'Abikorintho igice cya 5:17 ababaye icyaremwe gisha ibya kera byararangiye dore ni icyaremwe gisha kuki se abantu bakiri kwa kundi kuki umuntu yizera agakomeza akagwara kanseri kuki umuntu yizera agakomeza akagwara sida kuki umuntu yizera agakomeza agakena suko Imana itumviza ahubwo reka sobanure ntago tugwana n'inyama n'amaraso Kristo yamaze gutanga ikiguzi ariko dukeneye icyo bita ibikorwa byo kwizera acts of faith to activate what Christ has given unto us kugira ngo to appropriating cyangwa se bya bintu Kristo yaduhaye tubigira impamba mu buzima bwacu icyo kirere cya kabiri ese iryo juru rya kabiri n'ijuru rimeze gute hari ikintu Paulo yavuze mu rwandiko ndahita mbisoma vuba mu rwandiko rwa 2 rw'Abikorintho igice cya 12 umurongo wa 2 umuntu wo muri Kristo wazamuwe akajya mu ijuru rya mbere rya gatatu ubu hashize imyaka 14 niba yari mu mubiri simbizi cyangwa niba atari mu mubiri nabyo simbizi kandi nzi ko uwo muntu niba yari mu mubiri cyangwa niba yari atari mu mubiri simbizi bizima yazamuwe akajya muri paradizo akumva ibitavugwa ibyo umuntu adakwiriye kuvuga ibi bintu ntabwo dushaka kubitindaho wakwibaza uyu muntu yarazamuwe ajya mu ijuru rya gatatu ese ijya mbere ribaye ese ijya kabiri ribaye kuko Daniel yarasenze gusenga kwe kurumvikana mu ijuru rya kabiri ibyo birafatirwa mushimba wazanye topic ikomeye cyane uyu mugabo Paulo agaragaza ko they are heavens hariho amajuru aravuga ngo umuntu yarenze ijuru rya mbere urumva yarirenze ntabwo wajya mu ishuri rya gatatu utaraca mwa mbere ntiwakwiga umwaka gatatu wa gasegonderi utarize uwa mbere ntiwakwiga university umwaka wa gatatu utarize umwaka wa mbere so uyu muntu wageze mu ijuru rya gatatu nuko yaciye mu rya mbere nuko yaciye no mu rya kabiri agera mu rya gatatu turareba rero Daniel ngo Paulo avuze ko iryo juru rya gatatu ari paradiso na hano Imana ivugira it is the paradise nuko yahasobanuye it is paradise ni mu buturo bw'Imana ariko kugira ngo bumve neza iki cyanditswe nagira nyuze n'Abefeso 6:12 ntabwo tugwana n'inyama n'amaraso yego tugwana n'abatwara n'imbaraga zikorera mu ijuru mu majuru mu kirere imyuka mibi hari version isi cyangwa zivuga ngo powers that operate in the heavens hari ibirere by'amajuru amadayimoni akoreramo mu kirere imyuka mibi the principality the powers so bigaragara ka ndabizi kuri doctor muri theology uri mu Bible scholar nanjye nagira ubuntu nanjye ndayiga ariko hari ikintu ngira ngo dusobanukirwe hano hano aba scholars ba theology bagaragaza ko hari 3 heavens zikurikirana hari ijuru rya mbere ryo juru ryacu twebwe abantu dutuyemo
hakaba n'ijuru rya kabiri ariyo hedikota ya satani n'abadayimoni, icyo bita the principality and the powers, biri mu Efeso 6 wereka umurongo wa 12. ntago tugwana n'inyamara tugwana n'abami n'abatware n'imbaraga zitegeka ikirere. Noneho hakaba ijuru rya gatatu aho Imana yicaye, paradise. Amen. So iyo usenze nabwo ntabwo ari amasengesho yose, ni amasengesho afite imbaraga, ni amasengesho yubakiye mu ijambo ry'Imana, ni amasengesho y'umuntu wihanye, ni amasengesho y'umuntu uhagaze mu gukiranuka. Icyo gihe amasengesho arapenetra agasatura mu ijuru rya kabiri akazamuka. Iyo yageze muri paradiso rero ibisubizo biramanuka. Iyo byamanutse bikagera mu ijuru rya kabiri bigasanga udafite ubwinginzi buhagije muri wowe, gicaniro cy'amasengesho muri wowe, icyo gihe birafatira. Niyo mpamvu Imana yabwiye Abisiraheli mu gitabo cya Yesaya 62 murongo wa 7, dore shize abarinzi ku nkike za Abisiraheli ntibazaceceka ijoro n'amanywa. Power of prayer. Nibakamuhemere, nibakamuha agahenge. Mushumba dore kirere kuntu kimeze rero, ni ukuvuga ngo iryo juru rya kabiri aho tuvuga iyo hedikota, hari abantu benshi ngira ngo paradizo yararekuye. Wakwibaza ngo umwami w'Ubuperesi yarampagaritse kubera ikirere Daniel arimo cyaterekwaga n'imizimu y'Ubuperesi, spirit, powers and principality. Nagira ngo gutangarize ngo buri gace kagira imbaraga zihagwaye, buri kirere, buri muryango. Mushumba uribuka muri Mariko igice cya 5 Yesu yambuka hakurya, wa mugabo Yesu yasanze arimo abadayimoni. Uzi ikintu cyantangaje se nuko Yesu yamubwiye ngo ni mumuvemo, yarabajana ngati muri cyangwa we are legion, ni ijambo ry'Ikiroma, ni umutwe y'ingabo. Legion yabagamo ingabo 600. Aravuga ngo aragira ngati ni mumuvemo mugende. Uziko ngo bezanga turakwingize ntutuvane muri aka gace, nitwe twemera abazamuka n'abatazamuka, nitwe twemera abashaka n'abadashaka, nitwe twemera, we fix things here. Demon Yesu nawe uziko yumviye abadayimoni, umva ikintu yakoze, yaravuga ati nimusohoke mujye muri izo nguru. Ntabwo zavuye muri ako gace kuko those powers, principality, yes, zagumye aho mu nyanja. So bihatse kuvuga ngo uduce tugira imbaraga, ruling spirit. Aha rero mu Buperesi Imana yari yamaze gukora, biba ngombwa yuko Daniel akomeza gusenga. Amasengesho yasengaga rero nicyo ngira ngo nacaca asenge. Ntabwo turi gusenga dusaba, turi gusenga tubohoza. Haleluya. Niho Yesu yavuze ngo icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizahambira, icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizahambira. Muri Matayo 18 kugeza kuri 19, babiri cyangwa batatu nibahura bahuje umutima, icyo bazahambira, whatever they bound, tukavuga ngo rekura, tugahambira, tukabwira abaperesi murekure, rekura iterambere ryanjye, rekura ubuzima, rekura urugo rwanjye. Nakubwira ngo Mana ndakwinginze, ibyo twarabisenze mushumba. Imana yararekuye, Imana yarakoze. This is the moment bagita holy anger, tukagira umujinya wera, tugategeka. Aya ni amasengesho ya spiritual warfare. Impamvu Yesu yavuze ngo icyo bazahambira, mu yandi magambo hari ibintu utabihambiriye biraguhambira. There are things if you don't bundle you bundle. Ngo kandi icyo bazahambura ngo kizahambuka mu ijuru. Mu yandi magambo n'udahambura ntabwo kiziga gihambuka. Hari project zihambiriwe, hari amako hambiriye, hari za promotion zirahambiriwe, hari za company zihambiriwe. Abantu ntago barahagara ngo I am tired. Iryo jambo ubundi mu kigiri cy'inka wo mu theologia rivuga ngo whatever you shall lose. Matayo 18 kugeza kuri 19. Iryo jambo bavuga ngo icyo muzahambura, mu Kinyarwanda barabirimita. Baravuga ngo iryo jambo guhambura is to lose, ni ugutuma ikintu kirekurwa, is to untie, ni ukuzirikura icyari kiboshye, is to set free, ni uguha ikintu umunendezo. Iryo jambo rero dufite capacity yo gutegeka ibyacu bikarekurwa. Uranyumva mushumba? Mujye uribuka cyagiye Yesu agiye kugendera ku ndogobe zari ziziritse, arategeka, aravuga ati mujye kwanuza izo ndogobe ziko zari zarahanuwe n'umwanuzi Yesaya ko zizatwara Yesu, zari zisobanura ziko ziboshye, ziboshye ariko kandi Yesu ari nahari zina zinaboshye kugeza ubwo yohereje ijambo. He sent for the word. Hallelujah. Go and loose the donkey. Twase kuvugana n'umuntu uri hano uri kutumva mushumba kuri icano, warasenze ariko hari ibintu Imana yarekuye bifatigwa hano. We command in the name of Jesus Christ. Birarekurwa mu izina rya Yesu Kristo. Hari ibintu tugomba gutegeka. We need to command. Ntabwo tugomba. You cannot have the share of a lion with a sheepish face. Uratontoma. Kavuga ati niyo mafu intambara y'umukira kenewe. Okay, sinzi nabasubizije. Oya komeza. Njewe mpamvu nshaka aho hantu urimo urajyaho numva nkeneye, n'amakuru wacu dufasha arahari, ndashaka warugezeho numva nkeneye. Kuki abantu bibaza ngo hari akaririmbo kabaga kuri radio Rwanda kera ntigakibaho ngo turagusenga ariko niwumve niba ukimubona ntakidusubiza. Indirimbo ruraye muto ntabwo yize kuri radio irahari.
ngo turagusenga ntiwumve abantu dusubiza izi mbaraga hari ibintu ushaka ko tujyamo as aba Bible scholars ko tuganire tubonye ko hari amajuru atatu hari ijuru yo kwisara turimo aha n'imbaraga zabyo hayagarutse cyane ubwo nubwo yavuze ngo buri gace kafite abadayimoni barwanya ubundi si buri gace buri famiye buri quartier buri rugo buri zone buri kagari ubundi haba hari imbaraga zishinzwe kurwanya abantu baho muri murabyo none bikagira ngo nawe afite ubuyobozi none urabona umuntu akaba ati narasenze kitabikoze narasenze kitabikoze no tubonye ko hari ijuru rindi ryo hagati aho biri twereka yuko ari imyuka mibi yose kandi ifite imbaraga ikorera aho muri ibijyanye ngo gusenga kwanjye ngo gushaka kujya mu ijuru nuvuga ngo zambaraga cya kirere zafashe business z'abantu ubu hari abantu bagombye ko babyara abana bane ariko atabona umwana n'umwe kandi cyasanga umwana ngo wamuhaye umwana ngo yabwire kanyarira kizama umwana nk'umuhano rero ugasanga buri gihe kugira ngo arwane n'izo mbaraga nicyo naguhamagara undi nk'umuntu w'umuhanga kugira ngo abatwumva ababyumva bagira ikintu bahindukaho ugasanga we aho kugira ngo agire za mbaraga zisenya zikubita muri bitango n'ukurobora kuko abadayimoni bakora urukuta hejuru y'isengesho banka beto hejuru yawe so no gusenga arimo wayura ntishoboka bisaba isengesho ribomora rikubita rigera ku Mana none urumva iyo myuka mibi cyabikorera mu kirere bafata umwami w'uperesi muri biriya yindi basobanura mu kigereki baravuga ngo umwami w'uperesi basobanura aho batanga ubusobanuro bavuga ngo n'ubundi ngo n'imbaraga zo kutizera zikorera mu bandi bantu bananiwe uyu munsi wa none kurakumvise hari abantu bashinze church rirabangira umubwiye ngo shinga church bati bivemo byararangiye hari abantu bacuje barahomba nuvuga ngo umuperesi n'abantu bamaze gucogora mu byo kwiza icyo gihe cya Daniel ngo kubera yuko abaperesi barabangamiye kwizera n'urugero atanze ariko uyu munsi wa none icyitwa abaperesi ni cyuzuye mu bucukumbuzi bwa Bibiliya ngo n'imbaraga mbi zikorera mu bantu bigeze kwizera ariko banarwa kubera ibyaha babwira ngo urugo rureke kubaka n'abadayimoni wibyara abana benshi uzabahiki witangira umurimo mu Rwanda wicuruza reka byihorere ibya 10 watanze byamaze iki bireke yenda umugisha wabona ugiye mu kindi gihugu yenda ibibona ugiye hano mbega baragenda bahananiwe mu kwizera barangije bakora n'abadayimoni ku buryo bwa ukiri muri ijuru rya mbere hari abacantege tugomba kurizamuka mwajya gusengana ariko rero yaravuze ngo mwami Imana ngurabizi ko navuganye nawe ngo kandi ngo rwose n'ukuri muri iri juru rya mbere bakabanza bakaguciramo intege bagahita bakomunikatinga na dayimoni hara mu kirere cyo hagati none ugasanga wa muntu y'amasengesho ye ntashobora kurengana aho yicaye kubera iki hari imbaraga z'abananiwe batanashoboye batanabashije kubigeraho bakubwira atari kubundi urarwana n'iki kibaburoni murya kuko basubire ngo badukurikiye ntiyigeze amaritreta abisiraheli witwa Nebukadineza wapi icyo yabimye ni ukubambura igihugu n'ubutambyi n'Imana umenye ko yasize n'abantu mu gihugu bahingira imirima yabo arangije akora ikintu kibi aca ikiraro kuko atagira uwambuka n'ujyayo imbuto zikera bazireba kandi begereye bahabona nta mwisi yeza amaritirete kire kuwitwaye nabi yarabagaburiye arabagirira neza arabatunga ariko abima imbaraga zo kwinjira mu isengesho ku buryo abantu benshi bumvaga bazaguma i Babuloni hari abantu bashaka kuguma i Babuloni rero dokoti masima rero Daniel dokia faramos Daniel arebye ukuntu barya n'ukuntu batandukanye n'andi moko aravuga ati kameme hari ikintu nkwiye kumenya yinjira mu ijambo abona imyaka yararenze urayumva neza hari abantu bumva banyuzwe no gutwarwa na Nebukadineza ati ubundi bwo niba Imana hari ugiye usetsa ngo rwose ng'Imana ngo nubwo itamba ikiro cy'umuceri ngo ubundi itamba umufuka w'umuceri ngo mwiduka barabimbikira oya envelope n'umufuka biratandukanye rero hari abantu baba mu tuntu duto bakanyurwa natwo kuko bahuye n'afite imbaraga nti naho nashaka gusobanurira abo niko basobanura nugasanga ngo twe tuzaguma Babuloni ko turya se nta dukubita nta n'impamvu ntacyo ngo ariko abahanuzi badanye bati turarya ariko na urusengero ni rwubatse
ahongera wahumva neza none bakumaniketinga nayo myuka mu kirere hari hagati no ifata amasengesho yose cyane cyane iyafata gute amasengesho atarimo gukiranuka n'undi narenga aho ngaho siko kuri se buri amasengesho ari n'ibyaha narenga mu kirere aho ngaho noneho gatatu ntagire ku Mana sango nasenze ni yashubije akakubwira ubutayu yazengurutse ndabuze ura mu Rwanda buri ubutayu ndabuze kanyarira ku kinzanye gabanya ifiriti mu kapudere harito bakagutabare mu rusesi imanza mu rw'ubujurire haro bita Dubai haro bita mu Bushinwa hari nandi bita ngo nzakubwira cyane naho bita ngo ndabirangije aho hose akahazenguruka ariko ugasanga n'agaheri ku maso ntabashoboka kuraho kubera iki anyuzwe nuko abayeho burya ngo banyuzwe izo ni imbaraga zinaniza no mukozi w'Imana nagira ngo abantu bahumve ko muri iyi si dufite abantu bananiwe mu kwizera bacogoza abandi tukagira imyuka ikorera mu kirere nayo ifata ibyo bisubizo bya kugera ubwo bohereza marayika ukomeye naho nashaka kugera ubundi marayika w'umurwanyi Mikayeli ariko siyo Daniel atuza gusenga kwinginga yatuza yarabanje atera intambwe 3 icyambere yarasoma amaze gusoma yatura ibyaha gatatu ari inginga urakoze agiye gukomeza ngaho yarasomye yatura ibyaha repentance ari inginga aratitiriza akomeza no kubohoza ibyo yasabye aravuga ati nibingereho uvuze akantu gakomeye abantu barasenze pe ntekereza ko abanyarwanda basenga cyane n'abandi ariko ikibazo si ugusenga hari ikintu twavuze muri Matayo 15 ngo ubwoko buransenga ariko bukansengera ubusa ikibazo si ugusenga ahubwo urasenga bitari ubusa ngo baranshimisha bakanshimisha ariko imitima bikamba ko bagendera ku bitekerezo by'abana b'abantu icyo babita tradition ni ukuvuga ngo igihe cyose ukiri mu macakubiri uracyafite ubumuntu bwinshi muri wowe Kristo ni muke Bagalatiya 2:20 Paulo yavuze ngo sigendeho ni Kristo muri jye uracyafite amoko uracyafite ibyaha uracyafite ubusambanyi ishari niho bibariza kandi no kugatuta ibi ntago byabigaga umuntu udasenga byabigaga abantu bari kugatuta urasenga ariko kansengera ubusa Dawidi yabisubiyemo muri Zaburi ya 50 here ku murongo wa 16 wa munyabyaha uhiriza iki gufata amasezerano ukashira mu kanwa kawe uwo umusambanyi ukifatanya nawe mujuru ukifatanya nawe abicanyi ukifatanya nawe wicara uvuga nabi mwene so atujye bisura bikora nka kwihorera kugira ngo turahwanye ariko rimwe nzabishira imbere yawe so uvuze ikintu kijyanye no gusenga netereza ko niba haranabonye abantu basengana ariko bakanabivanga ereka mbivuge gutyo ko tubwirije mu bihugu bitandukanye ndetse ni nawe mwuko uri kwisi mu Rwanda gusa reka nkubwire rero nakantu pastor hari abantu basenga nk'umuriro bakanacumura nk'umuriro they pray like fire and they sing like fire il prie feu il pêche feu baravanga ibyo rero ayo masengesho ntabwo azakubita ikirere cy'ijuru rya kabiri headquarter y'abadayimoni izo mbaraga za resistance zo kwizera twavuze abaperesi bashaka kuza muri dimension zitandukanye umuperesi ashobora no kubera n'umuntu mubana mu nzu umuperesi ashobora kubera n'umuntu muvukana Dawidi mu gihe cye bakuru begiye kureba ku rugamba bamubereye abaperesi bashaka atazamuka ibwami Gorayati nawe ashaka kuba umuperesi imbaraga zigwanya igihugu zagwanyaga amasezerano y'Abisiraheli Sawuli ashobora kuba umuperesi bakora mu birere n'imbaraga zose zigahagarara hagati yawe n'ikimana yaguhamagariye imbaraga zihagarara hagati yawe n'ikimana yaguhamagariye cyane icyo yakuvuze n'idini ryakubera umuperesi mushuko abanyedini abafarisayo n'abasadukayo n'abanditsi mu gihe cya Yesu bari abaperesi ntago bashaka yuko aba umwami ntago bashaka acungura abantu yego mushuko abantu uko bisa kose bamaze gusobanukirwa n'ibi birere bamaze gusobanukirwa n'imbaraga zibikoreramo ariko iri jambo twasomye ryatweretse uburyo marayika yaje guhangana kiriya kirere yaje guhangana ziriya mbaraga hari ijambo umushumba yakoresheje ryitwa kubomora yaje kubomora kiriya gikuta cyari cyafungiranye ibisubizo bya Daniel reka twinjire muri uyu mwuka twinjire muri izi mbaraga zibomora abantu bakeneye izi mbaraga abantu bakeneye ko Imana yohereza marayika abantu bakeneye this change ko ibaho ushumba umwanya n'uwanyu umushumba yabivuzeho ari iki kintu twavuze ku bintu byinshi cyane twavuze kuri Daniel ariko turareba package element
mushima turareba amayelema yabaye kuri Daniel. Ibintu bimenagura iki kirere cya mbere no kumenya ijambo ry'Imana, ukamenya amasezerano y'Imana, ugasobanukirwa icyo Imana yakuvuzeho, ukacyubakiraho, ukarenza amaso ibindi, ukananirana ukanga kwemeranya n'ibihe biburimo, yanze kwemeranya n'amateka, yanga kwemeranya na reality that was taking place, the event that was there. Hari ibintu ugomba gufata ijambo ry'Imana ukariha agaciro ukabirutisha. Tubone ikindi kintu umuntu yakoze, yarihanye, repentance, habayeho kwihana. Ugomba kwihana, ugomba kugira ibintu witandukanya nabo. Mushumba, hari imbaraga zizaturekura, hari imbaraga zizanga gufata ibyacu kubera ko twitandukanyije. Zaburi 114 uhereye ku murongo 43 mu gihe Isiraheli yitandukanyaga n'abantu burundi rurimi, Yuda hahindutse ahera h'Imana, hahindutse ahera h'Imana, inyanja ibibonyera hunga, imisozi yitera hejuru, Yorodani igabanyamo kabiri, imisozi yitera hejuru nk'amasekurume y'intama. Kubera iki? Bitandukanyije, nta muntu wabarambitseho ibiganza. Consecration, hari kirere cyo kwiyeza, gushaka amaso y'Imana. Hari imyuka itazagukoraho kubera dimension. Iyo wihaye Imana izana ubumana bukakwambara, presence y'Imana irakwambara, kirere cy'amareka kirakwambara, imbaraga z'Imana zirakwambara, ukagenda ahantu Imana ikavuga utaravuga, igakora utarakora. Nicyo kirere Daniel yarimo. Tubona ikindi kintu cya gatatu cyamuranga, gutitiriza. Uyu mugabo yarakomeje atitiriza Imana, yanga kubivamo, aravuga ngo enough is enough. Hallelujah. Mucyongereza baravuga ngo until you are tired of the present level, the next level will not accommodate you. Utararambirwa condition uri mu bungubu, ntabwo wazamuka mu rundi rwego. Yaravuze ngo I have something must happen. Twaje kuguchallenge ngo kudukurikirana, ugomba gutitiriza Imana. This is the moment to pray like never before. Senga ari kutegeka. Hari ikintu twavuze Mushumba, amasengesho adasobanukiye spiritual warfare. Iki kintu wabaye nk'ushotora, kuko iyi niyo pillar Imana yamaye. Aho niho nahamagariye muri Kingdom Prayer Network twigisha combat spiritual, spiritual warfare. Reka nkubwire Mushumba, amatorero yose adasobanukiye ibintu birere by'intambara y'umwuka, abantu bapfa bakenyutse, abantu barafungwa kubera iki spiritual warfare niyo yazanye Yesu guhagarara ku musozi w'intambara y'umwuka. Yarabivuze Yakobo igice cya 4 umurongo wa 7, haravuga ngo ni mugandukire Uwiteka, mugarukire Imana, maze mugwanye Satani azabahunga. Baravuga ngo submit to God first and resist the devil, he shall flee from you. Mu yandi magambo, nutagarukira Imana ngo uyigandukire, level ya authority yawe ijyanye na level ya consecration. Reka mbivuge mu kindi kintu gifungura ikirere, nuko ugira level yo kugarukira Imana, kugandukira Imana, kumvira Imana. Hari cyanditswe Paulo yabwiye abikorino, urwandiko rwa 2 rw'abikorino igice cya 10 umurongo wa 6, aravuga ngo kumvira kwa nikumara kuzura mwebwe abikorino ngo muzahana, you will punish. Imyuka yose itumvira. Hari imyuka yanze kutumira ko ntabwo twumvira, ntabwo twumvira iki ijambo ritubwira. Urumvira iki Imana ikubwira? Urashaka gutera imbere muri prosperity, amahame ya prosperity turayumvira wowe. Ni gute ikirere cya prosperity kizakwemera wowe utumvira? No, it is impossible. Harabango you have to obey, then you punish every disobedient spirit. Numara kumvira Imana uzahana imyuka yose yanze kukumvira. Tugarukira Imana, twumvira Imana, begin to obey the Lord. Umvira Imana mu nzira zawe. Dore ikintu cyabaye rero kuri Daniel, aya masengesho y'intambara y'umwuka na masengesho ategeka. Wenda dusoza tugasuzura kuri no jambo rikomeye. Daniel yakomeje gusenga, ndatekereza simubona, ariko mu mwuka ndamukurura avuga ati byanjye bifatiriwe n'ibirekure, iby'Imana yamvuze nibigereho. Niyo masengesho bita ngo binding and losing. Muri Matayo 18 kugeza kuri 19, babiri cyangwa batatu nibahura bakemeranya, icyo bazahambira hano mu isi no mu ijuru kizahambirwa, nicyo bazahambura no mu ijuru kizahamburwa. Daniel yafashe kanya kugira ibyo ahambi no kugira ibyo ahambura, ananiza system ya Babylon, ananiza system ya Mede n'Abaperesi, arayineutraliza. Hari ibintu tugomba gucagagura. Ukeneye umuntu w'Imana mwemeranya. Niyo mpamvu Imana yazanye abagabo nk'abo, umugabo nk'ubu ikamutumira kantumira ngo dukore umurimo w'Imana. Turashaka kwemeranya nawe, turashaka kwemeranya n'ubuzima bwawe. Hari ibintu tugira ngo duhambire, we need to band some things. Hari ibintu tugomba kuvuga ngo system yose iri kunaniza abantu nge nayinaniza, ibyananije data ntabwo bizananiza. Imbaraga zikuzimu ibituma abacuruzi badatera imbere muri aka gace nge nabineutraliza, ndabikubita hasi, ndabicisha bugufi. I break it in the name of Jesus. Ukibohora ukabohora ubuzima bwawe. Ngucyo tuzahambira. Ese nutabihambira ugira ngo ntibizaguhambira. What you don't band will bound you. Ibyo diamond udahagaritse umunsi ejo araguhagarika. Reka mbivuge. The demon you cannot stop today will stop you tomorrow. Umuzimu udahagaritse umunsi ejo araguhagarika.
You have to be angry in the spirit. Ukarakara ukaba violent. Yesu yarabivuze muri Matayo 11. Aravuga ngo uhera igihe cya Yohana Umubatiza ubwami bw'Imana buraharanirwa. Kandi ntwarane zibwinjizamo imbaraga. Tole gabonde sobra. Hari imbaraga ukeneye kuba umunyambaraga. Mushima amasengesho ya protokole turayarambiwe. Amasengesho arimo protokole. No. Oya, uri umusirimu. No, bomora. Zakara. Merankana. Fumura, benagura. Randura, fungura ikirere. Injira handi handi. In the realm of the spirit. Senyagura inkuta, senyagura pillars. Ibirere by'abadayimoni batangiriye akazi kawe. Wowe uri kutumva. Hari promotion bafatiriye. Hari finances zifatiriwe. Hari inkunga zifatiriwe. Yirirwa wirukanka mu bantu, wirukansa imyaka 10. Ntacyo ubonye. Begin to pray. This is the moment to rise. Haguruka, hambira. Demolish. Hambira, gira ibintu hambira. Ukubita hasi. Wakandi cyo muzahambura. Yeah, this is the moment. Ibindi bintu tugomba guhambura. Uziko Mikayeli Gabriel yarahambiriwe. Reka mbivuge. Mushimba hano tugiye gusoreza dusenga. Mikayeli Gabriel yarahambiriwe. Yageze mu gitware cy'abaperisi arafatwa. Hari ibintu byafashe intumwa zawe. Bifata Gabriel wawe. Bifata bagushyigikira. Bifata bivuge. Bifata impano komeza. Bifata impano. Bifata ibigushyigikira. Bifata baguteza imbere. Babuherwa hantu. Ugomba kubabohoza. Reka mubwire ngo hari abantu baremeye kukuzamura. Hari ba Gabriel, hari intumwa z'Imana mu buzima. Hari umuntu waremeye kuguhesha promotion, kuguhesha ibyo ufute. Ntabwo turamye abantu ntabwo dusenga abantu, ariko hari abantu Imana yadutumyeho, ariko ibirere byarabafashe. Ibirere byarabafashe. Tugomba kubabohoza. Niba mwezavuze ngo icyo muzahambura, n'ijuru rizagihambura. N'ijuru rizagihambura. Daniel ndamubona ari guhambura. Lose my blessing. Rekura iterambere ryanjye. Rekura ubuzima. Rekura ministry. Rekura umuhamagaro. Rekura ibishigikira. Rekura abana banjye. Rekura umushahara. Rekura finances. Rekura iterambere. Tela bakasa. Hari bigomba kurekurwa. Hari bigomba kurekurwa. Izo mbaraga zo gusenga, izo mbaraga zo kubohoza. Iyo bivuga ngo ari gusenga Imana imohereza Mikayeli. Mikayeli ninde? Reka misobanure gato. Gabriel niwe waje mu gihe cya Maria. Luka igice cya mbere. Aramanga urahigwa mu bagore beza Maria. Aramanga you are blessed among all the women. Aramanga tumuka Uwiteka azakuza uzabyara. Gabriel ni message atanga ubutumwa. Mikayeli se yaje gukora iki? We ntabwo yaje gutanga ubutumwa. We yaje kugwana kuko niwe waciye Satani n'abadayimoni mu gitabo cy'ibyahishu ngo wasi ugushishijano kuko wamwanza kumanukiye. Mikayeli n'umugwanyi we ntabwo avuga. Ntabwo ari Sunday school teacher. Oh yeah. Ntabwo ari lecturer. Hela nakatala. Wala bomora. Arasenya mu gihe cya Yoshua yaramubonye. Amaze kumubona mu gikombe cy'ababidiyoni. Cy'abagibiyoni. Yoshua aramubona aramuga ngo kwa mugabo kwetura inkweto za kuko ubutaka uhagaze ari ubwera. Ubutaka uhagaze. Yaje amaze kubundi uvuye ati gende nona. Aramango I'm the chief commander of the army of the Lord. Ndumugaba w'ingabo zo mu ijuru. Ntabwo yavuze ko ari kumwe nabo. Ngo mpagarari armée celeste. Umba niba hari abarozi bakuroga to dufite armée celeste. Hallelujah. Niba hari abapfumu baguhagurukiye dufite armée celeste. Hallelujah. Bafite abadayimoni ariko to dufite abamarayika. Baradutongera ariko to dufite ijambo ryatuvuzwe. Marayika arahagarara. Aramango kwetura inkweto za uhagaze ku butaka bwera. This place is a holy ground. Tuvuganye n'ubutaka uhagaze muri kanaka. May God release warriors. Mushima ndumva uyu munsi ntago twaje nka Gabriel. Twaje nka Mikayeli. Twaje kuhoza. Twaje kugana. Twaje kuvugana. Twaje gusenyagura. Twaje gutegeka. Imbaraga zafatira iterambere ryawe. Hari byakuvuzweho. Hashize imyaka 10. Hashize imyaka 5. Hashize imyaka 7. Hashize imyaka 20. Wari utegereje igihe kinini cyane. Turavugana n'ibicaniro by'iwanyu. Karande z'iwanyu. Imbaraga z'iwanyu. Ibirere by'iwanyu. Birarekura in the name of Jesus. Receive your promotion. Hallelujah. Receive your miracle. Amen. Take it now. Achiri cyo wategereje. Imana ikohereze Mikayeli. Afungure kontra yawe. Afungure akazi kawe. Afungure iterambere ryawe. Afungure ibyo wategereje. Receive it. Lebando seta lebando. In the name of Jesus Christ. Mukomeze mwizere Imana. Mukomeze musenge. Mukomeze mukora ibintu byose twababwiye. Muraza kubona ikiganza cy'Imana. Tuzongera ubutanu nuba ari ibintu tuzongeramo. Iyi seri irakomeye cyane. Spiritual warfare. Tuzakomeza tuyivugeho. Combat spirit we. Uko ndabona abanyarwanda bayikene. Usibye n'abanyarwanda n'abandi bantu bose bari kudukurikirana. Bakeneye kumenya imbaraga z'intambara y'umwuka. We love you. Ndagusubije ijambo mana bwa. Thank you. God bless you. Nanjye ndahita nsuzuma makuru murakoze cyane. Gusimana iguhe umugisha. Genda nezerewe. Kandi ikintu tuzagikomeza tugikoreho. Ntambara yo mu mwuka kuko abantu barasenze barasubizwa ariko imbaraga zo mu kirere zirabifata n'abanje bafatwa n'isi ntibatera imbere. Imana imuhe umugisha mwinshi cyane umukozi w'Imana prophet. Imana imuhe umugisha.
Imana irazumije cyane iki kiganiro cyangwa se iyi nyigisho yakomeza izahoraho n'amasaha ariko icyo tuzakora ko tugomba kubikora icyo bita intambara ngo pati n'ubwo ngo tunoto ni gute intambara mu kirwanwamo none bivuzeho gato ariko tuzarushaho kubitara kuko ntekereza ko ubuzima abantu barimo abisirayeli bamaze imyaka mirongo ine mu ariko like bazenguruka batazi the true direction batazi icyerekezo nyacyo cyo kugenda kubera ko hari ibintu byabaye nk'ibibasitira natwe ntekereza ko abantu benshi imyaka bamara cyangwa se iminsi bamara batabona ibisubizo byose si uko biba bidahari ahubwo kutamenya icyerekezo kutamenya icyo bari guhangana kutamenya za mbaraga ziri kubarwanya ariko mu biganiro bizakurikiraho ntekereza abantu bazakomeza gufashwa cyane reka mbashimire cyane kwemera ubutumire bwo kuri Ntambabazi official bwo kuri Mona Gospel Imana yohereza umugisha Pst Kayonde muri biganiro nakagaruka wenda ahantu ushobora kuvuga ati ndashaka nomero ndashaka contact mushumba wazitanga na prophet nawe akazitanga njyewe rwose basanga kuri Rev NTAMBABAZI official kandi ndaza gusaba abayiti banjye nimero bayishyire harya hejuru ikindi twisegure kuba duhamagara hari ubwiza bwo guhamagara umuntu hari abahamagara abantu bahuze noneho wababwiye utume muretse ndabavugisha ntimukajye murakara mujye mutwumva buriya ka short message kagira akamaro ushobora kwandika SMS two nkwifuza waboneka ryari ukamusubiza bakoze Imana barashakwa cyane ko umuntu ntabwo biba byoroshye ariko ijambo zigitangira ngo ntabwo wamenya wagira revolution nta revelation arakana gakunze amen kandi gashyize ahakomeye mwayitanga ntacyo byabatwaye kuri Nkunda Gospel no kuri Ntambabazi official ntacyo ndadatekereza ko irazwi muraza kudufasha mwishire baza kuyandika ugiye gusa kuyandika ntacyo bintu ndabikunda cyane kandi Imana yamushavuga ko duseje ko tuzagaruka gukora ibindi byiciro hano ko ubundi ko kwisi abapasteri abashumba abantu basenga mu by'ukuri nuko na leta yahagaritse ubutayu ku mpamvu z'amakovide n'ibindi aradusengera n'ubundi profete hari ntabwo ngewe mavuta ubuhanuzi burahiwe n'ijambo rimwe gusa ryonyine ryari ikintu kimwe namaze kubona abakurikiye Nkunda Gospel ndetse na Rev NTAMBABAZI hari ikintu ukwiye kumenya ubuhanuzi nk'ubu waba ufite uburyo buhagazemo sign yose ikimenyetso cyose nubwo yazanye ikiganza ati mu izina rya Yesu bibohoke umuntu agomba kujya mutaka byizera kuko nabwiye ko Nebukadineza yakoze ibintu bine bibi atwara ibyo mu nzu y'Imana atwara abahanuzi atwara abatambyi atwara n'abanyabwenge ajya kubatoza kuba abakarudari ariko ba Daniel baranga iyo utakifite uko mva ngo ubuhanuzi narabuhaze sinshaka n'abampanurira narabirambiwe burya umuntu aba yagiye burundu kera ibyo bicaniro utangiye gusenya igicaniro cy'abahanuzi ibicaniro byapfumu bitabizamuka uyu mugabo nagaruka tuzavuga ku ijambo rivuga ngo Yerusalemu ntiyakubakwa Babuloni irimo yubakwa bisaba ko kimwe kimanuka urabyumvise bisaba ko Babuloni y'uyu munsi b'amatongo kugira ngo Yerusalemu izahinduke umurwa mukuru wa Isiraheli bivuga ngo iyo ibicaniro by'umwuka igicano cy'umwuka gisenyutse ibyo badayimoni bitangira kuba murakoze cyane mwadusengera murakoze mushumba Imana ishimwe cyane abadukurikiye yaba kuri Rev NTAMBABAZI official TV ya Nkunda Gospel TV uyu munsi twagiriwe iteka yo gukurikirana n'amativi abiri reka tubabwire ngo mwakira ijambo rikomeye iri jambo murikurikirane mu ryumve ririmo imbaraga z'Imana ririmo imbaraga zo kubohora harimo icyubahiro cy'Imana harimo ubwiru hari n'abaza kumva bagakira indwara hari abantu bagiye kudukirikirana ndabwiye ngo indwara za karande zigiye kubarikura nazo zazaga mu buryo bw'abaperisi zabananizaga hari umuri kutumva umwuka arambwiye ngo hari umuntu uzadukurikirana hano Dokire Benifonza the bride soy hari umuntu ugiye buri gihe ugiye kuzamuka indwara iraguhagurukira hari ikintu kigufata kimeze kikakunaniza kikakunetraliza uwo muka Imana igiye kugutandukanya nawe izo mbaraga Imana igiye kuzitsikamira buri gihe ujya kuzamuka imbaraga zikagukubita hasi turizera ko ikiganza cy'Imana kikubaho mu izina rya Yesu Kristo turebye wese in the name of Jesus Christ hallelujah mu izina rya Yesu Kristo ifite ubutware umuntu wese urebye iyi program kuri Zino television in the name of Jesus Christ be free now be free wohoka ibyawe nibirekugwe mu izina rya Yesu turatangaza ngo wakira umudendezo kandi ugira ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo amen nakwifuza ko mushumba wakwatuza abantu bashaka kwakira Yesu Kristo barebe izicano kugira ngo nabo babone ikiganza cy'Imana ndagira ngo usire mwaya magambo
uvuga uti mwami Yesu uyu munsi nciye bugufi nemeye kuyoborwa nawe nzinutswe ibyaha byanjye byose kandi nemeye kuyoborwa n'imbaraga z'ubushobozi bwawe wongera ubwire uti Yesu noneho ndaje wese ukondi ibyaraniraga uyu munsi ubinanize ntangire kubihagarara hejuru kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen amen umugisha w'Imana bane nawe